ubu rero ngiye kubereka ni uburyo bushobora gukoreshwa n'umuntu udafite umusatsi nkanjye cyangwa se ufite umusatsi mukeya nk'uwanjye. Ariko nawe burya ushobora gufunga igitenge cyawe rwose ukaberwa. Fata akandi kenda gatoya koroheje nka esharupe, hanyuma ugakora akagata nka ka kandi ka menshi, uko bafunga menshi hejuru. Akangaka urabona ko ngize menshi. Warangiza umaze kugashyira ku mutwe, ushobora gufata akandi gatambaro ugahambira, cyangwa se ukaba ufite akagofero nk'aka kanjye, aka kagufasha kugira ngo iriya menshi yawe ya feke itagwa mu gihe urimo gufunga. Basi birangiza ibisuko bimeze neza cyane. Warangiza ijya kumera nka ya yindi, ariko noneho yo ufite menshi. Nziza cyane ufungishije agatenge gatoya, ariko naho ndagerageza gufungisha n'ikinini ngo turebe ko byavamo, kandi biravamo ndabizi. Sasa kakanako iyo ukoresheje agatenge gatoya, iyi nibwo iba nziza kugira ngo itabyimba ku mutwe, kubera ko igitenge ari kinini. Ndabona ntacyo bibaye, sinzi mwebwe uko mubibona. Cyangwa se ushobora no kubigenza gutya, mu buryo bwo kugira ngo igitenge kireke kubyimba kandi ufiteho n'ariya menshi ya feke. Ushobora kugifata cyose uko cyakabaye.
kugira ngo bitajya mu maso, bikaba bigufunza isura.